niho hatangiye umubiri ikomeye y'itangizwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Abenshi abakirarishwe abandi barahunga, n'abasigaye nta mahoro bagize kandi bari bayobotse ingoma ya Kayibanda. Independence yabaye nyireba, independence yabaye n'abari basigaye mu gihugu benshi barahunze, kandi independence yari y'Abanyarwanda ntabwo yari y'Abahutu, yari y'ubwoko bumwe. Yihute muri 1963 ngo inyenzi zateye, hapfuye abatutsi benshi cyane cyane hariya i Nyamasheke nyine ahari yegereye komini. Nukuvuga ngo umututsi wese wize cyangwa se ujijutse cyangwa se wambaye ipantaro nziza ufite amafaranga barishwe. Ndavyibuka nari gusura masenge, umugabo we yararyamye, yari yarize udushuri dukeya ariko yarize. Haje abapolisi ba komine babaza ahari, umugabo batahana ariko araryamye, ngo vyuka baramubyutsa, yari yambaye igikwembe. Noneho bashaka kumushorera ntacyo yambaye. Asize ahantu umugore yashikuje igikote kirekire arakimuha. Twamuherutse uko n'abandi nuko bagiye. Hariya haguye muri 1963 hapfuye abatutsi benshi kandi batavuzwe. Ngeze aho mu Gatenga hari abasaza twaganiraga bakambwira amateka, bambwira ukuntu abatutsi bina ahangaha uko babatwaye n'iki. Ngeze i Masaka nanone nganira n'abatutsi babo bakuze, kuko ngewe nabaye perezida wa Ibuka i Masaka. Urumva nabo bamenya amakuru yose, ndetse na hano nuko nabaye perezida wa Ibuka. Nuko abatutsi bose muzi ahantu bamambwe kandi amateka arazwi hariya mu rya Rubaga. Uriya ngo hari abatutsi benshi kuko ngo bacukuraga ivyobo, abandi bakibaza ik'ivyobo bagicukurira birebire cyane, abaturage ngo bakibaza ko ari amazi barimo bashaka. Ubu barategura jenoside aho bazashyira abatutsi. Iyo numva Habyarimana cyangwa se umuhungu wa Habyarimana ataka ubutegetsi bwabo, akisizi niba uriya w'ubwana cyangwa se niba ari ubugoryi, ibyo byose niba ari ubwana zaba zinyina kuko byose arabizi. Ibyo byose byakorwaga Habyarimana ari minisitiri w'ingabo. Ni gute Habyarimana ari umwere muri iki gihugu? Nkomeze 1963 ngo tuyivemo, biramubwira iki ko jenoside yakozwe kuva kera. 1973 nako mbere muri 1963 tatari kugamba prefecture ya Cyangugu, tatari yarize mu seminari, nasubukuru yarize mu seminari. Data yagiye mu Bukavu agarutse asanga bamuteze. Ako kanya bahise bamujyana mu Ruhengeri ngo ni inyenzi bafasha, kandi ni umukozi wa prefecture. Noneho bari mu kintu abatwara urufunguzo rwa Profoforo. Ubwo bari ku muzungu yasakuje ati ngo afashe umukozi wa leta, aba ari inyenzi. Uwo muzungu niwe wamurwanya, ava mu Ruhengeri ariko ntabwo yaraye mu rugo. Yahise aca mu mazi ajya mu Bukavu arahunga. Yagarutse muri 1965 araza azi Kigali. Ni ukuvuga ngo kuva muri 1965 niho mu Kigali. Ubwo ibintu nagatatu baje, abakozi barirukanwa, abanyeshuri barirukanwa, murabahinzi babaye ikiganiro yabivuze. Aba
abakozi rero icyo gihe nari umukozi n'abakora kuri sitasiyo ya esanse hano kuri bebera nabyutse mu gitondo kandi naharaye naraye nta esanse ariko igihe urupapuro rwagiriye ku muryango usingizi nsanga ari n'izina ryanjye n'umututsi ngo twakoranaga ariko databuja akabayizi yari umuhindi yaraje mu gitondo nyaka amafaranga ye ndayamuha arabara sinabonye n'igiceri cy'ijana aranshimira warakoze naramukoreye imyaka 3 twakoranye neza ariko rero proposition yashyizeho ubwo akazi kawe kararangiye ambirwa amezi 3 arangije arangira n'inama genda kora ibishoboka byose ugiye gusumbura mugiye gusumbura nzagusabira akazi kuko niko byagenze ariko kugira ngo mve hano i Kigali kugira ngo gusumbura ni ikibazo gikomeye naciye amasheke tugenda bisi nari kumwe n'umugabo umuhungu w'inshuti yanjye turagiye tugeze ku Kibuye tuvamo dufata indi bisi ya Kibuye turakata amatike turagenda tugeze nka kilometero imwe naho kugira gukurikiye kandi twabwiwe n'umuntu uri wacu ubishyuye imivare na gaze yari yarogeje aho ngaho tukagira ngo turi kumwe nawe kandi yenda gusubiza cyane ngo muri wacu bishyize nawe ubundi ni umugambanyi bisi bagenda bayiparika ku isoko twarimo turi abatutsi babiri ibyo muri uwo muhungu n'ababikira 3 ubwo badukuye muri bisi baratubwira ngo bisi zacu ziri Burundi nitugende Burundi akindi twari gukora ariko natubwiye ngo ku isoko kugira ngo abantu baduhe igihugu ndetse n'ibidashoboka tugire inama ariko siko byagenze ubwo byari saa 8 saa 9 harakiri twari gukora twafashe inzira kandi ahantu hari cyane urabizi gukimisa abantu twari tugiye ijoro ryose sinzi twageze ahantu ku mugorero baduha induru ngizi nyezi baraza baradutangira usanga ababikira bambaye ibitambaro natwe turabasorereza muri Kigali batwita abafuriyeri abantu babashingirira buri mubare bagiye ku gahanda twaragiye twageze ku muruga tugeze ku muruga ubwo ariko ibyo byabaye ari bijoro ariko mbere yuko tugera aho ngaho twabanje guca kuri paruwasi y'umuruga ku muruga hari ababikira noneho ababikira baratubwira bati ngo rero uko nabo bari baciye amasheke hariya umupadiri w'imibirizi ni mu gihe mucumbikeyo natwe tujye kubabikira numva mu gitondo kare tuzinduke tugende kuko natwe twashoboraga kubona rwose turagenda ababikira bajya gukira mu kigo ababikira barabakira tugeze kwa padiri yaratuzi ndetse ijana bakaza ababyeyi bacu umwe yari muri Sofia Burenge sinzi abantu bakuru bamuzi umugabo wari uzwi cyane ndetse n'umupadiri w'imibirizi agomba kuba muzi nanjye data yari umuntu uzwi cyane ubu turivuga ati barazi rwose ariko nta cumbi dufite hano mu bapadiri aratwirukana uratuba rero tukarara mu kiliziya ngoya mu kiliziya bagisengera aho ntibayiraramo turareze hano ku kibuga ngo ahubwo muvuge muvuya muri Imana ubwo n'amateka niyo mbaha turagenda tujya ku kibiki tubibwira ababiki abagera ntidushobora gusigara ikigo nk'icyo kiratwica twafashe inzira turagenda twaraye tugenda ijoro ryose twaraye ikiringo icyo ngo tugasanga padiri mukuru nawe wari utuzi n'ababikira nabo ubwo n'ijoro ariko tugera ahantu umuntu atagishobora no gutambuka
ariko turihangana padiri arabikingurira tugaburira turakaraba turaryama ariko saa 11:15 aratubyutsa aragenda dufashe mu kubyutsa ababikira twarakomeje twarije Nyamasheke ahitwa Kirango nako tugeze hanika ababikira bamaze kunanirwa nabo bavuka hariya nyine ari hafi Nyamasheke baragiye bajya mu Kirikira twebwe turakomeza tugeze imbere dukubitana padiri mukuru adukubise mu modoka tugeze Nyamasheke ariko ngira ngo babwire ngo hariya muri Maringuye kandi ari iwacu agenda kwa sogokuru wanjye zogere yarapfuye ariko yabasize nyogokuru ubwo barabiri ko nahageze barayibazingutse mugenzi yaje arakinguje arakingurira umutwe w'inzira agati sise imuzi umutwari na maronga ari inkuru aruriwa ndetse n'imuzi yabayenyeze gute mwaraza mu rugo biramuriwe ariko iri kubera ko hakundi ubwakeye mu gitondo ntabwo nahiye kuko nari kugira ibyago bikomeye nabagenda ahantu hafi y'amazi hafi y'ikiyaga hakaba umugabo umuhungu yari afite mushiki wanjye yaranyambukije twavuye umwana aho ngaho nka saa 10:00 hatabona yafashe igikote cy'ikiri arakimpa afata ingofero kugira ngo se nawe ati ugasa nawe urapfa ibi rwose muri gukorera naramenye gutwaragendera ku ijwi ngeze ku ijwi baragakira neza ngeze n'Imana ndetse nsanga abanyarwanda bukeye bafatira videte bamazungu baragenda bageze Bukavu ngeze Bukavu sanga pilote barahavuye avuze ko abarimo bahunga gusa nta gufasha bagiye gutaha ubwo nta kundi se mu Bukavu nafashe inzira ntaho nzi umugambi ariko ndi kumwe n'abafurere babiri babaga Nyamasheke twafashe igikamyo twagize inzira twambukiye ahantu ariko n'unyagari mu Bwegera tugeze mu Bwegera turara mu banyarwanda bahari baraducumbikira bukeye turambuka tujya i Burundi ngayo uko nabaye impunzi i Burundi muri 2006 data akuza taha kuko amahoro yarabonetse harya bwana amahoro yarabonetse data akimaraza ubwo bageze ndashaka natashi nza muri 2006 ariko baraza bohereza umugore ashizira zapa nta cyangwa ngo kimwe twagiraga cyangwa iki Burundi cyangwa iki Rwanda twaraga gutyo gusa na carte d'identité y'abantu barayifata umugore araza hamara icyumweru nanjye ndamukurikira nukuvuga ngo twasize uretse imyenda twari twambaye ibintu byose twari twagurishije mu nzu ngo tubone n'agatike naraje nkasanga umugore nyuma y'iminsi 2 convocation yayisize nitari kwa izindi hagira mwari kwa imvura siriho imvura yose yanyagiriye hanze banteye aho bashakiye hanyinjiza ndagera imbere ya n'izindi indimo yarazi nk'uko umunazi ngaho mu ijuru abanyana cy'icyanjije kandi ibyo mu maso ariko si inyuma gato umubare ambasaderi wari i Burundi naragenda kumusaba cyangwa ngo bitaha yaranzi cyane ndetse kuko data amaze guhunga niwe wafashije umuryango adushyira mu modoka ageza kuri Rusizi turambuka ubwo ko ari umugabo w'uzi kandi ariko ngo kuki wasize soko umuziki ntabwo ko ntacyo namuzi ubwo ni kugira mu buhungiro ari ibyango
rero kabisubiye kwa izindi aho yakiriye nabuze n'umuriro agatebe ngo nicare yashatse kumbwita umugeri gucara hasi ndetse nicara hasi ndahanduza ndetse n'ibintu byanduza yamwera arakomeza agaragara ndicara anicaza ku ngufu ndicara arambaza arangije amasaha atatu kuba ntakiri mu Rwanda aho ndashaka kubabwira ko njyewe n'amashuri nari narize menshi yatuma mva mu Rwanda kandi aranzi afite ababyeyi bo mu gihugu ababyeyi hano sindi iki gihe nagiye gushaka akazi ntabwo yabyumvise noneho amasaha atatu yo kuba ntakiri mu Rwanda noneho ndamureba narisekeye abasore imbere yigiye kugenda niba nibabwiye ko numvaga ntacyo mbona nk'umwana kigira n'itako makumyabiri n'itandatu mbona nicyo nambwiye noneho reba cya kijisho cy'umuramuzi umubiri wabo ufite amafaranga yo kwishyura nagira ngo murayishyura nuko ariko kubera ko yaranzi kandi yarazi ko mbogoteye mu by'ukuri kuko twari tuziranye ibi yari n'inshuti yanjye ndetse kuko kuri sitasiyo yakemeraga amafaranga akaza agakora bori ko bayisanze amafaranga kandi n'ubundi babimukoreraga n'igihe nuko ubwo agira neza amasaha abiri kuba ndakiri i Kigali bo arongera abandi bukeye nayo abiri kuba ndakiri mu Rwanda narasohotse nta kintu narunamye nishimira iwacu icyo gihe twari tuzi papa yaratuye ku Muhima ndamanuka no ku Muhima ubu papa nasanze yagiriye ku irembo nuko ndabimubwira akabwira ubugingo niyagomba kukwica ateze imodoka ngeze hanze nibagiwe abarampamagara ngo n'umwana nasigare kwa sekuru kuko amakuru yose yari ayafite aragenda ahambira n'umugore bari tubyara rimwe umwana afite nk'amezi arindwi kuko yatangiye kuvuga papa yavuze papa tugeze igitaramo hejuru kubera imbere twagiye hejuru y'ingunguru kuko nta mabisi yabagaho ntaki ubwo twagiye mu Kamenzi yaratwara ingunguru z'amavuta tugeze Butare hari umugabo w'inshuti yanjye umva Bujumbura naciyeyo hari umuntu waramubona imuzanire w'inshuti ye nanone ngerayo mubwire ko biyerekeye nta kintu yavuze ati sinakubaza ahangaha nanjye bazanyica aragiye kumwoteshereza hoteli n'umugore turaba muri hoteli mu gitondo saa 2 tujya ku muhanda arafasha cyakora ashakira imodoka yo gukodesha kuko nta bundi buryo kandi aho n'indi ngo ndizengurutse na Wamaneko kuko niba bugatiza abo bose ni Wamaneko bakuri iruhande ubu umuntu iyi modoka akoresheje amuha uri bunyabutse ndagenda nambukiye Ngozi naraye Bujumbura Bujumbura chance nagize yanzu yanjye nakoresha nasanze nta muntu yirimo ndahagera abantu barabyumva ibyabaye hari Abanyarwanda uwisahani uwisafuriya wakamatora bwije subira mu buzima kabutindi rero yarangara papa yarankundaga cyane agashaka kuba mu mahanga noneho yaciye hasi no hejuru ajya muri immigration banyandikira attestation de non poursuite imwe ijya muri komine indi bayinyohereza i Bujumbura uko nagarutse mu Rwanda kabutindi yarangari nari byaye gatatu ngaje ubwo nageze aho nza kubaka hano mu Gatenga ndahaba kuva muri 1985 ubwo rero nubwo tugeze nyine muri 90 bafata ibyitso hariya mu Gatenga ahantu hari cyane uburyo naho hari ari jenoside aho yateguriwe ubwo icyo gihe nakoreraga Nyabugogo muri ubucuruzi mu gitondo nabyukaga saa 12 numvaga bisaba
kuri cette famille buri munsi umwaka ugashira mbese 1994 niyo ntasiba bisa n'umunsi muri cette famille kumubona kugira ngo ntahe yifashishe abahungu bose b'abahutu b'abanye Gitarama kuko uzi ko byageze hagati ntabwo bavuga n'ubwo rero bajya ku ruhande bayederi urumva twatangiye kugira agahenge tukatubura inshuti ngaba banyuraga ariko ubundi kugira ngo cyane mukaramba n'ubu nagombaga gupfa bo ikintu gatatu abari batuye mu Gatenga barabizi twiheraga kwa Peteresi nibwo twabaga mbese bagendaga bareba ababaga bazwi batashoboraga kuva aho ngaho ubwo kuri 11 barahagukura badupakira mu mamodoka batujyana i Kabgayi tugeze i Kabgayi tugeze hariya Nyabugogo byabaye intambara interahamwe tuhasanga bariyeri zirasara kudukuramo havamo akazungu karasara n'iki hakaba hari umusirikari wari ubiherekeje mukuru icyo tuzi yababwiye atari ko barushywa n'iki baretse kwiteza abazungu ese aho bagiye iwabo turabatsinda niyo bamwe ziraturika turagenda tugeze Kabgayi ariko yewe ngeze Kabgayi narahebye cyane urumva naherukaga ku itariki ya 7 itariki 11 inyo zari zatangiye kuzamuka zimwe zihekenya izindi zijya mu mutwe na muganga naragenda munsi ya robine gufunguriramo robine kugira ngo zanyu zisohoke muganga yarandebye ntiyarangiriye impuhwe ndi kwa muganga kandi ngiye kwivuza robine yahise afata ako kanya ajyana muri salle d'opération agiye kumboda abakimara kumbwira ikinyarwanda kitarafata yaranze ko ariko ubundi turishwa n'ubusa bigeze ukazagenda igihanga barapfa iyo rero barandoda birarangira ahubwo rero nibwo ugiye kubura n'urupfu nagiriye ibyago mu bitaro hariya bitaba hashize ibyumweru bingahe abakiraga barabasezeraga bakabasezerera haba imodoka ya gisirikari ije kubatwara kubica dogiteri abasezereye abavuye bakize none abahaye no kubica hakaba hari umujyanama warindaga ibitaro araza kurura akaboko nawe ugenda bagusezerera nawe ntabwo nakize abwira muganga ngo nimusezerere muganga ati ntarakira aramubwira ati nushaka ugire ko utagenda urapfa ikintu ari gukora ashobora gusohoka muri hanze ugasubira ku mutwe akawugeza hanze arapfa bakutwereka akawubita gusa bigeze nka 3 z'ijoro ndaryamye ku gitanda cyane cyari ku muryango neza araza yinjira igitanda igice cyose namutinda aratikagura ariko yashaka muri cya gisebe ariko Imana irahamwe nararyamye rwose ndashinga ijosi shinga ijosi ahantu hose ikigande cyose imbavu iki mbese nagasabiwe muri urupfu ruranga ruranciye arangije arafata agaha aranika abona amaso yavuyeyo ngo niba udapfuye uzagenda iwe bigeze nka 5 z'ijoro aragaruka arebye ikiringiti asanga ndahumeka ariko by'ukuri ntabwo nari ndiho abijya kora bya bindi
nani bati n'udapfuye uzabeho bukeye nka saa cyenda aragaruka niba yaje kumva wabo ni sinzi icyamuzanaga ariko yigasana wamugaruraga none azana na mugenzi we asanga nticyahumeka arongera yurigita acyangiza rero yafataga ku kibambasi kimuza noneho ntabwo imbaraga zose zangira akabazi kandi afite imbunda yashaka ari gusura kandi ariko ni rwa rupfu rwanyaze noneho yuriye bigenze uti urakubita intumbi nta soni avamo n'umujinya mwinshi ageze hanze bahita murasa kumurasa yamurashe mu cyico kumurasa ni Imana yashaka kumukiza kuko sinari kuguma byakabikora rigufi ako kanya igihano cye cyakoze icyaha cyakujyana ku rwabo icyo gihe iki cyose bazabatwara ari uwakomeretse aravurwa ari uwakoze ibyo ngibyo ajya ku rwabo hashize nk'icyumweru ntabwo ntabwo icyumweru cyashize ngiye kubona ngo nawe bamugaruye nawe bamurashe abo twari kumwe mu bitaro bati urapfuye noneho aragarutse ariko agarutse nawe yarashwe nuko tubana dutyo aho mu bitaro ariko ari mu bitaro by'impuza by'abasirikari nanjye ni mu bitaro bisanzwe ubwo icyo kigo kirarangiye haje rero noneho ikindi cyiciro cya nyuma hazamye umugoroba nijoro na saa mbiri wagira ngo sinzi kuko ntamubaje ariko nijye mututsi mu ruhanga mu gihugu nuhaguruka tugende ndabyuka noneho nasaba akaba umugabo yarajyanye hasi ku bitanda byacu byarashize abakubise amaso araturunduka aturunduze yari yaje ari maguru bamwiruka n'inzira asigaye nuko bamwe bamushingana nahita akakwita keza cyane tubazana bafunga neza kandi gato kandi bumukwiye noneho amwe bishimye muramuza mbese ushimishijwe n'iki ushimishijwe n'aho ngiye kujya kandi koko numvaga hanshimishije cyane uzi ikintu cyashimishaga n'abana ngo nisangiye abantu n'umugore wanjye nuko twaragiye ubwo bari bajyanye aho abasirikari barwariye ka kagabo kari akana gato usanga karangije yamaze gupfa nuko wari ujyanye rero hari ikintu cy'ikofi cya gisirikari yakimuze mu gatuza ndika nanjye ndaryama ariko ubwo bari banditse irangamuntu yanjye umunyacyangugu n'umwabiri w'abasirikari wari barwaje ngo bwirangeze akakenda wanyu ngo ni akamezi k'iwanyu noneho araza arangeba mu maso arahamagara izina rya data wacu azanura ntabwo ndiwe kuko data wacu yari yaramwigishije ahubwo ndi umuhungu wa kanaka turi umuhungu wa kanaka ni uko ubwo aravuga ati muzi ko mwari mwimuze mu nda turi iby'umuhungu wanjye ubu rwose mfite umwana wawe w'ingenzi hasi ukuntu yari yabajijishije barandika aranzamura yamaze iminsi yamaze aho ngaho yarandiraga akaza akicara ku gitanda cyanjye mbese yarangize ko urumva n'Imana yandiraga biza kugira igihe rero ubu bisi n'inkotanyi ziri hafi barabatwara urumva niyo baba barwaje arambwira ati
ngaho urapfa, hitamo kugwa hanze cyangwa kugwa ahangaha, ariko kugwa hanze ushobora kuba hari kwangana uri bubeho urapfa, ko n'ibishoboka byose usezeye, kuko narasezeye kandi ndakize, mbwira muganga ugiye ndashaka kugenda. Amahirwe ya muganga, kuko muganga nawe yaratwitayeho, kuba avura abantu bamara gukira agahamagara abasirikari akabasezerera, numva aho babajyanaga. Ndaseze maze gusezera bampaye biye dusofiti, usezeye wese bakamwishaza hariya, bashakaga 20, nari mbaye wa 18, bajya kwica. Nuko igihe nicaye gitegereje abandi babiri, hari umusirikari wari aho ngaho anyumva mu bitaro bavugije induru, usanga abantu baramuka bagiye yagenda yarigereje, n'abaza ati ubundi wa musirikari by'ukuri yari inshuti yanjye yitwaga Shitani, buri mugore bajyaga kwica. Nuko amburaje amagaze hejuru, birarangiye, araza abwira abo bagenzi be ngo ndamushaka. Umusirikare dukundanye iki? No itabi, kandi rikunda kandi ricuruza. N'ubu abise ireti akabanza akabishyiraho akaba agapana sijuri, kuko nta nyiri bikure ayo mafaranga ndayakura he? Hazaga abashyira neza kubera ko nari imeze n'iki cyose, icyo bazanye bakaba yaba imyenda cyaba ikiringiti bakaba niba byaba bakabigurisha akabona udufaranga. Wa musirikari yabwiye bagenzi be ngo ndamujyana, bamubaza rero kuko bari bafite ko Shitani ari ugiye kunyirangiriza, kundi agiye kurugiza. Ndagenda asubiza mu bitaro ati ufite icyangaha, ntacyo bagira bari ikiringiti n'utwenda mwambaye, akenda kamwe harantu rero ngera mu bitaro kubera amaraso n'iki, imyenda nari nambaye kuko yari amaraso nayikuyemo, zikarana kamwe nako kabaye amaraso karafashe ku mubiri. Haza umudamu ukiri muto agirira impuhwe, anjyana muri dushe amenaho amazi, twa twenda aratumesa, ageza ishuka kugeza igihe utwenda twumiye. Nuko rero nta kindi kintu ushobora gukora nakora aho ngaho, kuko ni igiti cyonyine nagiraho. Ndagihambira ati tugende, senya kuva umuheto agiye kukimpambamo, agiye kugenza ati n'uhambaza aho ati umujyane ajyana mu bafurere hari Kabgayi. Ngeze mu bafurere aho baraniruka ngo huzuye, umufurere yavuze ko nawe uri basura kwakira, kandi nisubira hanze barahindapfa. Sisi ngo nari ngiye dogiteri na padiri batambutse bari ku bitaro, bagenda inyuma bageze inyuma, n'ubu baratisiba gusezera iki rero ngo ni bafurere baranyirukana. Urupfu rurancira, ndagenda mu bujandarume anjyana mu kindi kigo aho bitaga muri CND ahari trafiki. Ndagenda noneho nsangamo bene wacu kuko hari indobanure bahitaga muri CND zari abatutsi gusa, kunibera aho ngaho. Noneho wa wundi uwo mu bitaro washatse kunyica yarakize, sinzi ukuntu yaje aratambuka hejuru yicaye munsi y'umukingo, arambona ndetse udukutana amaso, umujinya uramwicara afite imvune yashaka aba yarangashe. Nakoraga nari muri Itorida, hari inda nyinshi mu nkweto mu musatsi imyenda. Noneho we aragenda ajya kuzenguruka, ubwo ashobora gusimbuka umukingo yari Kajorite aza kumushaka. Noneho abibwira abantu uriya nibyo waje gushaka. Noneho baravuga ati bo kuko twari abantu benshi cyane uko tungana dutya buri, noneho bati wowe gucungira ibyo mugenda inyuma, ariko ku buryo atari gusubiza amaso inyuma, ku buryo yari inyuma y'abantu arazinga ikigo cyose arambura. Abavuze ahita umwana we
umusore mwiza aragenda amugije ku irembo aramurasa tujya gutoragura amayiti uko bamuhambye si impunzi nuko bibaye aho ku munsi wa nyuma w'urupfu intambwe zateranye abasirikare abajandarume bamaze kwinjira muri icyo mu kigo aho ngaho mbese niho mu Kabgayi yose bari batuguze tugomba gupfa ndicaye hasi aho hasi niyo nicaye umusirikare ahagaze hejuru ubwo yarangiye abantu bahingira n'iki cyose nuko ngiye kumva numva abamarayika mu kirere abamarayika baramutse sezeye ku rupfu n'inkotanyi twihata umurongo munini bari abasirikare bari aho ngaho bararibana ababonye ari abataye umuntu baririmba Nyagasani ubwo hije abasirikare bakeya batuza kugira icyo dutwara imbere uko nasezereye narwashatse irambura Nyagasani arangiza none imyaka 32 irashize nimureke nsoze rero sinzi icyo navuga Nkotanyi Perezida wa Repubulika Imana irawumugisha abariho abapfuye baje kutubohora batwitangiye iyo twibuka jenoside yakorewe abatutsi kuva ku itariki ya 7 abacitse ku icumu tubagurukana n'inkotanyi abapfuye batubohora abariho Imana irawumugisha nta kintu nabona tubwira inkotanyi ntacyo dufite tuziha wese kuzigira mbakunda turakunda kuruta abacu bapfuye kuko batanze ubuzima bwabo kugira ngo baturengere reba indege ya Habyarimana iguye barwaye intambara ebyiri izo kudukiza n'izo gufata igihugu inkotanyi mazinganye inkotanyi anguruye ijoro ni ryawe abariho muri intwari Perezida wa Repubulika waradukijije ibikomere none usigaranye inkovu nazo baziruha buri munsi kugira ngo turya ntabwo ziki turya twarakize kandi twakize neza watuvuye ibikomere utuvuye imitima yacu uyigira mizima ubundi twakagombye kuba turi abasazi ku musozi none turi abasazi abakize ku icumu abakize ku icumu turasa n'imwe rwose kandi muri 1997 isigaye agapantaro kuzinda none ndiho neza ndabikesha nde ndabikesha inkotanyi ndabikesha Perezida wa Repubulika ntacyo atadukoreye uwakize ku icumu uzajya mu muriro bitazima niba wabyiteye ndavuga umutima mwiza tugomba gusenga mbese icyo ataduhaye ntacyo afite